tumutwike naho sabirukana ku byacu gusa tukitahira bigize gute byabihagije izina tugende kabiri gatatu Satani tumaze kumuzirika, Satani tumaze kumupfundikira kwamupfunyaganye kwamuvunaguye bw'izina abantu bari kumva Satani yamaze kuvunagurika muzamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Mureke dukinguze ikirere Imana idutwohereza ka Satani kakitanga. Imana yadufungurira amasezerano ka Satani kakagira ute kakitanga. Niyo mpamvu tugiye gukinguza ikirere izina ukabona muriteguye muzamura ibiganza turebe, muzamura ibiganza turebe. Abo yazengereje ni benshi. Gatatu. Amena. Mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi. Haleluya, 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 haleluya. Mureke turirimbane iyi ndirimbo y'164 mu gushimisha Imana. Ubundi ndabona ibintu ari byiza cyane mu buryo bwose. 164 mu gushimisha Imana ivuga ngo Yesu yavukiye hehe? I Betelehemu.